Nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza, ikaze kuri Rugwiro Prozone. Tugiye kuganiraho gatoya kuri Pi Network. Turaza kuganira ku cyo bongeyemo nyuma ya maintenance, baje kongeramo igihe cya lockup. Muribuka ko twakoraga lockup y'ijana, ubu ngubu bashyizemo iya 200%. Tugiye kuyikora dukanze hariya kize kari akantu. Ngiye kukwereka uburyo ki babivuguruye. Uraza kuzuha kandi noneho uhitemo hano kuri mainnet checklist, ahangaha kuri mainnet. Noneho nitumara kuhahitamo uraza kuza guhitamo hano kuri mainnet checklist nkuko nari maze kubivuga. Ndashaka ko iyi video yihuta. Numara gukanda hano kuri mainnet checklist uraza kuza guhitamo hano, so utegereze, biba biri guterwa na network. Noneho aho lockup ikorerwa ni hano nahangaha, ahangaha kuri steps ya 4 iravivuye, ariko ntago biri bumbuze kwinjiramo ngo nkwereke uko bimeze. Nkuko mubibona, urabona ko ahangaha birasa naho aka kantu kuri 200 kagejejeho. Ngiyewe nari nararokinze 90, ariko ahangaha ushobora kuza ukarokinga 100%. Hari abazi rokinze, murabyibuka, abandi bakaba barokinga 200%. Aha rero update yuje kukahakurura, barakubwira ngo iyi lockup izakunda mu minsi iri imbere, nyuma yuko bamaze gutanga izi Pi. Ikindi bavuze ko lockup zawe ushobora kuba wazikoresha mu buryo bagenda bakungukira. Kandi ikindi, abapiyoniye bashobora kuba bazohereza kuri za apps nyine zamaze kwemera gukoresha Pi mu buryo bwa utility, hahandi Pi ibikora mu buzima busanzwe. Itangazo ngiri hano bakakubwira ngo gira Pi mu buryo bwo kugurisha cyangwa se kugura ibicuruzwa na service. Ni iri tangazo navuga ngo ribaye rihari kuri iki ngiki cya lockup. Murabyibuka neza ko Dr. Nicholas akora uyu mushinga wa Pi yawukoze agambiriye kugira ngo abantu bawukoresha mu buryo mu buzima bwa buri munsi, mu buryo bwo kwishyurana, kwishyura ibicuruzwa n'ibindi. Ntago yigeze awukora mu buryo bwa kuba twawumayininga. Hashobora kuba harabayeho era yo kuba yarayilistinze kuri OKX, ariko nicyo ari kurwana nacyo iyi lockup ya 200%. Murabona ko nkuko ahangaha biri kugaragara, murabona ko birashoboka ko ushobora kuba wazilokinga, ariko nanone nubwo ziri locked zikaba zajya kuri ya app noneho yemeye gukoresha Pi mu buzima bwayo bwa buri munsi cyangwa se mu buzima bwayo busanzwe. Hari ama application amaze gutsindira kuba yakoresha Pi mu buryo bwo kwishyurana ibicuruzwa, service and goods, nkuko ngiye kuza kuyakwereka mu kanya. Nimba uri mushyashya, reka nkubwire ngo kora subscribe, hanyuma uze guha like iyi video. Kibazo uri bugire utwandikire muri comment, abasanzwe uze gukora share kandi uze gukora like kuri iyi video, kuko hano tuvuga uburyo bwari bwo gukoresha telefone yawe na internet bikaguhindura umumenyi cyangwa se ukinjiza amafaranga. Ni kenshi cyane dusubiramo video za Pi Network kubera ko iri gutanga update twaploadinga buri munsi. Rero iyo hari amakuru mashyashya, ahangaha rero izi Pi zawe uzaba ushobora kuba wazohereza kuri mainnet. Ahangaha bari kukubwira ngo transfer into mainnet to the additional lockup. Aha ni ukuvuga ngo Pi ku kintu, ku kantu abapiyoniye dushobora gusigarana ni kano kari hano. Umumayina ashobora kuba yashyira Pi ze hano kuri izi apps zemerewe kuba zakoresha utility, hanyuma bakakubwira ngo gira app, make app selling goods and service. Pi nyine bari guharanira ko yakishyura ibicuruzwa cyangwa se gakoreshwa mu buryo bwo kwishyurana. Ahangaha ntabwo nza kuza kuba nahatinda kubera ko update yaho isa naho isobanutse, ahubwo ndashaka ko twambuka cyane tukajya kuri izo application zimaze kuba zatsindira kuba zakoresha Pi mu buzima bwazo zo kwishyurana. Tugiye kuba twazirebera hamwe, hanyuma tuze gukomezanya amakuru yo abari akagaruka. Mwibuka ko inama isigaje igihe gitoya kugira ngo ibe, ni ugutegereza tukareba igishobora kuba cyavamo muri iriya nama. Narababwiye ngo ntago ari uyu munsi yuko inama ishobora kuba yaba ugahita uvuga ngo mu gitondo ngo ibintu byazamutse, ngo Pi igiye guhita igera ku gaciro gakomeye cyane. Oya, uzayitegereza, uzayiha umwanya,
hariya yageze ni uruhare rw'abapiyoniye, ni natwe two gutuma ihava ikazamuka kandi ikagera ku kigero kiri hejuru cyane. So nk'uko rero narindi kubikubwira, nta kindi dukora uretse kuza gusubira inyuma, hanyuma tugasubira kuri dashboard twari dufite. Tugiye kuza twikandire ahangaha, aha niho tugiye kuza dukande. Nitumara kuhakanda ahangaha Pi Hackathon nicyo tugiye kuba twasura, turebe ama app yagiye abikora neza, abyitwaramo neza. Yes, tugeze ahangaha uraza uhita ukanda hano kuri Pi mainnet app. Yes, numara kuhakanda urabona ko ahangaha turi kuri mainnet. Wowe uraza kuza guhita wimura ushyire hano kuri Hackathon hano. Yes, ahangaha rero uraza gusangamo ama apps agiye atandukanye. Hari nk'iyi ngiyi ari iri ku mwanya wa mbere yitwa World Bank P. Iyi ngiyi ni Global Financial Platforms. Urabona ko ifite amapayi angana na miliyoni 1 kuzamura. Ahangaha hakaza Pay of Pi cyangwa se Pi Payment. Ahangaha ihostinze amapayi angana n'ibihumbi 118.8 by'amapayi. Ahangaha kuri izi mbuga nkoranyambaga iyo uzajya ubonaho iyi K ibishatse kuvuga igihumbi. Ikurikirana n'iyi rero ifite ibihumbi 57 niko zigenda zikurikirana. Urabona ko ahangaha hari ama app agiye atandukanye. Twebwe dushobora kuzagenerwa iyo dukoresha, kuko ahangaha ni abantu nyine babihitamo kuba yaba iri ku mwanya wa mbere. Wibuke ko dufite group WhatsApp ducishamo amakuru agiye atandukanye, amwe nyine haba atari ngombwa ko tuza kuvugira hano kuri YouTube channel. Ujoining uciye aho muri video description ahanditse more, cyangwa se urebe no muri group comment ya mbere aho ngaho dushyira SMS cyangwa se message, niho uza kuza kuyisanga message ipininze nicyo iza kuza kuvuga. Rero iyi Pi network ibintu byayo irimo iragenda ibyubaka gahoro gahoro, nahaweho kugira ngo kuri wowe utarayimayininze uyigure. Iri kuri 0.2. Ntekereza ko update zakugezeho, zahigeze buri munsi ku ijoro. Nzajya nsohora video ivuga aho ibiciro by'amakrypto biraye, kugira ngo nushaka kuyijoininga cyangwa se kuyitabira abashe kuba yabikora. Reka turebe nko kuri iyi ngiyi ya mbere harimo inuza iturufu yabo bafite, ni ukuvuga ngo ni Stake Pi. Icyo bo bari gukoresha ni Stake Pi to boost rank. Ahangaha ubusabwa gustakinga Pi. Ayangaya ni amapayi arimo ari stakinze. Ni ukuvuga ngo ifitwe n'abantu benshi bagenda bayistakinga. Ubwo rero nawe ushaka kuyijoininga n'ibyawe waza ukaza ukayijoininga. Iyi ngiyi ni imwe nyine nari nkweretse iri ku mwanya wa mbere. Iri ku mwanya wa kabiri nayo dushobora guhita tuyireba. Wibuke ko ari gukanda kuri Pi Hackathon, nago ari hariya kuri Pi mainnet. N'ahangaha ni ugustakinga. Izi ngizi ni levels uba wagiye ukora. Iyo uje ugatora hano kuri izi platform ubu bahaye amanota agaragara kuri trust period. Iyo uje hano ku kantu ka 5 ku kanyenyeri ka 5 aba ari raporo nziza. Urabona ko nk'ahangaha barambwiye ngo continue. Ahangaha ubu maze kubahesha amanota meza ku mbuga nkoranyambaga. Iyo baje kureba basanga urwo rubuga rukora neza, uzabibona kenshi babikubwira nko kuri Binance n'ahandi. Aha rero haba harimo amaserivisi bazagenda baduha. Nk'ahangaha iyo bavuze ngo mobile top up, ni uburyo bwo kugura amayinite. Mobile top up na ya mayinite dukoresha mu buzima busanzwe, yo guhamagara, yo kugura internet n'ibindi. Ahangaha hakaza electricity bill, n'uyu muriro w'amashanyarazi ducana. Ahangaha hakaza water bill, ni ukwishyura. Nko mu Rwanda dukoresha ikigo cya WASAC, ni ukwishyura amazi ya WASAC n'ibindi. Card top up, ahangaha ni uburyo bwo kuba washyira amafaranga ku ikarita yarari mu makrypto ukayashyira ku ikarita izindi z'amabanki, ukaba wakoresha ikarita urimo wishyura. Ahangaha internet fee
ahangaha iyo bakubwiye internet fee baba bakubwiye aya ngaya tuguramo nyine ama mega. Ni ukuvuga ngo aya ngaya top up aba akiri amayinite yayandi yose. Iyo ukoze top up ni kuno yohereza nyine kuri telefone, ariko uba ushobora kuyaswapingamo internet n'ibindi ushaka. Television fee murabyumva ni amabonoma n'ibindi bigiye bitandukanye Pi izagenda ivunjamo. Nk'aha ngaha bari kukwereka uburyo top up byaba bimeze. Ushobora gukanda hano kuri ugashyiramo ubwoko bwa telefone, ugahitamo amafaranga, ugashyiramo telefone namba, hanyuma ukemeza hano kuri pay. Ubu buryo nibumara kuba bwakwemezwa ko twabukoresha, byanze bikunze uzarara ubimenye. Ibi ngibi ni ibyo ishobora kuba yakora. Iya mbere yo ntabwo nari nigeze mbyitaho. Reka turebe ho uramutse hostinzeho amapayi yawe waba uri ready kuba wayakoresha iki. Aha rero ndabona nta bintu nk'ibyiriya ya mbere ifite bihita biza mu buzima busanzwe, ariko ndabona hariho ubuzima bwo kuba wayikoresha kuri bank, ukayishyura kuri banka, ukishyura wenda ukongeraho amafaranga ku ikarita n'ibindi, cyangwa se kuba wakohereza amafaranga ukoresheje Pi nyine, cyangwa se ukishyura n'ibicuruzwa. Byose hamwe izi ziba zabikoreye kugira ngo zifashe abapiyoniye nyine uburyo bwo kugira ngo bishyure ibicuruzwa cyangwa se serivisi mu buryo bugiye bworoshye. Ahangaha rero urabona ko hano tuje kuri mainnet nk'uko turi hano, urabona ko Pi ahangaha zagiye zicurama, ni kuri ya nyine iri kuri 0 n'ibice 2, nicyo kiri kubitera ahangaha. Ariko hano kuri Hackathon nyuma y'uko bakoze amavugurura, murabibona neza ko biri kugenda bijya ku murongo. Izi ebyiri nizo zifite amapayi menshi, nizo zifite menshi. Harazaho n'iyi ngiyi yindi ifite 28, ariko nyine urabona ko yo ifite dukeya. Ifite menshi cyane, ifite 1,000,000 n'ibice 13 by'amapayi. Ubwo nawe ushobora kuba waza kuza kwinjiramo ugakora ubushakashatsi bwawe. Ahangaha rero ushobora kuza ukashakira izindi app, ukareba n'izindi zatsinze ziri muri testnet n'ibindi bigiye bitandukanye, ugakomeza kugenda ubisobanukirwa neza cyane. Iyi app cyangwa se umuntu wese wamenye umushinga wa Pi Network anekereza ko umugirira umumaro ku buryo bumwe cyangwa ubundi, ntago ari uw'umuntu umwe cyangwa se babiri. Byanze bikunze uyu mushinga ku muntu uzawitaho uzagenda umugirira umumaro. Hano rero hari n'ibindi bikorwa bigenda bihabera. nk'ahangaha urabona ko berekanamo Pi GCV, nabyo byinjiyemo neza. Ushobora gusanga ari nk'abantu bayishyigikiye, ni ukuyitegereza. Ntabwo nakubwira ngo ntishoboka cyangwa irashoboka, ariko byose hamwe aba ari ugutegereza. Muri cryptocurrency hahirwa umuntu wihangana, nta kindi warenzaho. Reka nizere ko rero tuzabana no mu bindi biganiro. Nizere ko wamaze gukanda subscribe, hanyuma video yo nyisoreje ahangaha. Naho utaha, Imana ibarinde.